Turabaramukije neza cyane bakunzi badusoma muri Eric Fitch. Mwe mwakoze subscribe muri abantu b'agaciro ndetse n'abatarazikora muzikore kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru mashya kandi agezweho. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru arambuye ku nama ikomeye ku biro bya politiki by'umuryango wa FPR Inkotanyi. Iri kubera ku cyicaro gikuru cy'uyu muryango giherereye i Rusororo mu karere ka Gasabo. Inama iri gukurikiranwa n'abanyarwanda benshi kuko ihuriza hamwe abayobozi ndetse n'abanyamuryango baturutse hirya no hino mu gihugu. Nk'uko byatangajwe, iyi nama yitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi 2000 baturutse mu nzego zitandukanye zose z'igihugu. Muri abo harimo abayobozi bakuru b'uyu muryango, abayobozi b'inzego z'ibanze, urubyiruko, abagore ndetse n'abahagarariye izindi nzego zigize FPR Inkotanyi. Benshi bibaza impamvu iyi nama ifite agaciro gakomeye ku gihugu. Igisubizo ni uko ibiro bya politiki ari kimwe mu nzego zikomeye z'ubuyobozi bw'umuryango wa FPR Inkotanyi. Ni urwego rusuzuma aho ibikorwa by'umuryango bigeze bishyirwa mu bikorwa, ndetse bakarebera hamwe ibyagezweho, ibibazo biba bihari ndetse n'icyakorwa kugira ngo ibikorwa bikomeze kugenda neza mu gihugu. Mu myaka yashize inama nk'izi ngizi zakunze kwibandwaho ndetse no gushimangira imiyoborere myiza, guteza imbere imibereho y'abanyarwanda, kurwanya ruswa, kongera ubufatanye hagati y'inzego zitandukanye mu gihugu ndetse no gukomeza kubaka igihugu gifite ubumwe n'iterambere ry'abanyarwanda. Iyi nama ibaye mu gihe u Rwanda rukomeje gahunda zitandukanye z'iterambere zirimo kubaka ibikorwa remezo, guteza imbere uburezi, ubuvuzi, ikoranabuhanga, ubuhinzi, ubworozi ndetse no kongera amahirwe ku rubyiruko n'abagore. Niyo mpamvu abantu benshi baba bategereje kurebera hamwe ubutumwa bushya buri buze kuva muri izi gahunda cyangwa se imyanzuro mishya iri busohoke muri ino nama, dore ko ibihurije hamwe abitwa ko ari abayobozi bo ku rwego rw'igihugu. Hari kandi ibibazo byo mu karere bikomeje gukurikiranwa n'u Rwanda, nubwo gahunda y'iyi nama itaratangazwa mu buryo burambuye. Birasanzwe ko inama nk'izi zirebera hamwe uko igihugu gihagaze n'uruhare abanyamuryango bagomba kugira mu gukomeza kubungabunga umutekano ndetse n'iterambere ry'igihugu. Kugeza ubu imyanzuro y'iyi nama ntabwo iratangazwa ku mugaragaro. Ni ngombwa kwitondera amakuru atemejwe ashobora gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ibyemezo bifatwa biraza gutangazwa n'inzego zibishinzwe mu gihe inama iza kuba yarangiye. Abasesenguzi bavuga ko inama nk'iyi uba ari umwanya mwiza wo gusuzuma aho ibihugu bigeze byiyubaka ndetse no kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo igihugu gikomeje kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza, ndetse abayobozi bahabwa umurongo wo gukomeza kunoza inshingano zabo. Abaturage benshi bakomeje gukurikirana hafi iyi nama binyuze mu itangazamakuru ndetse no kuri gahunda iri gutambuka imbonankubone, ndetse benshi bategereje kumenya umwanzuro uri buze kuza kuva muri iyo nama y'abanyamuryango ba FPR. Natwe tuzakomeza gukurikirana hafi ibyemezo ndetse n'amatangazo aza gutangazwa nyuma y'inama. Nitumara kubibona mu buryo bwemewe, turaza kubagezaho inkuru irambuye isobanura ko buri cyemezo gishobora gusobanurirwa abanyarwanda. Murakoze neza mwe mukomeze kugenda mudukurikira. Abafite amatsiko bibaza ati iyi nama iraza kuvugirwamo iki se imyanzuro iza gufatwamo ku rwego rw'igihugu, dore ko FPR ari ryo shyaka twavuga ngo riyoboye igihugu, bibaza ngo imyanzuro ivuye muri iyo nama ni iyihe myanzuro. Nabibutsa ko abantu bakeneye gukurikira iyo nama cyangwa se icyo kiganiro abanyamuryango wa FPR bari kugirana, bajya kuri YouTube channel ya FPR Inkotanyi, kuko biri kunyuraho mu buryo buri live, mukaba mwabasha gutega amatwi mukanabireba uko biri kugenda ndetse n'ibihavugirwa mu buryo bw'uko uwanga kubarirwa inkuru y'inabibara nk'ubyirebera cyangwa se akaba yakumva buri kimwe cyose kandi ukabyumvira ku gihe. So murakoze.